umugabo arampamagara ndabyuka hari nka saa 9 mu gitondo ntarabyuka mitambyuka nambara igitenge nicara muri salo ndamwitaba kuko mu cyumba cyanjye ntago nkunda mu rumuri arambwira ngo wawe ngurasaniza ngo wanyeretse ngo mu cyumba cyawe ndamubwira what ngiye mu cyumba cyanjye dushaka kurira mu cyumba cyanjye so arebe ngo nyine ngo umenye ahantu ngurara none icyo kintu cyo kubwira abakobwa bose ngo azabana nabo cyo kuzereka nkubwira akintu kuri ko Imana yo mu ijuru Imana izaguhana arambwira ngo rega ngo nta wamenya ngo nabo umugabo wawe gute se agatsimbura papa Sava man afite ikintu cyitwa ubuhehesi ngenda bivuga mu mazina ya noneho ngiye nyine nsa n'ubyitatse ubwo ni muri gitondo ari kumbwira ngo nimwereke mu cyumba cyanjye ngo nimwereke amabere yanjye ndangashareka nkubwira kandi noneho si n'ubwa mbere umugabo mwumvishe mu bintu byo gushaka kubona ibitsina by'abantu abagore bose bajya gusengerayo hariya abenshi noneho sinzi umuntu wamubwiye ko ari mwiza I'm sorry kubivuga sinzi umuntu wamubwiye ko ari mwiza ngo aziko abantu bose bamushaka nshuti yanjye ntaga abagore bose bagushaka ikindi uraciriritse. Yes, uwo nguwo yitwa Mama Sava mwamenye cyane ukina muri Papa Sava. Ibyo ni bimwe pasiteri yakomezaga amubwira cyangwa umupasiteri wamuhanuriye ko azabana na Papa Sava yamubwiye. Hari byinshi bibera inyuma y'amarido rwose bisabwa abakobwa tuba tutamenya, ariko ibyo ni bimwe mu byo baganiriye. Reka manze mbareke mubanze mukurikire ikiganiro cyose ubundi ze tugaruke kuri ubu buhanuzi Mama Sava yahanuriwe yuko azabana na Papa Sava. Mubanze mwumve iki kiganiro ubundi ngaruke tubiganiraho cyangwa tureba ese ibi bintu birakwiye nk'abakozi b'Imana cyangwa nk'umukozi w'Imana, kugeza ubwo uyu muntu agushyira hanze akavuga ati dore ibi nibi yambwiye ibi ukuvuga ngo uba wamuzengereje. Nge nitwa Doni Dodosi, reka tujye twibanira. ngo ibyambwiraga narabyemeraga. Twari turi mu iteraniro ririmo abantu barenga 300. Ntago nari mfite kugwakanya imbere y'itorero ryawe. Hariya n'ubwa mbere nge nari mpageze. Hakimu nongere mbigusubiriremo ubwo buhanuzi bwawe niba ari n'ubuhanuzi niba nabyo witekerereje ubwira iyo Mana yawe ko bidashoboka. Ntago bishoboka ndongenda ndabivuze kuri iyi pano, ntago bishoboka ko wabara na Papa. Ntago bishoboka ku mpamvu zanjye bwite. Nta kintu no gusangiza ndawe wese amabanga yawe Jerego uwo mugabo nta nubwo nandikiranye nawe igihe kinini. Umva ukuntu byagenze nyuma yaho iyo video bahise bambwira ko nyine ngo yaciye kuri YouTube. Ndanabimubwira tukiri ku rusengero, ndambwira wambara ugakuraho biriya bintu ko bishobora kongeraho ingaruka. Arambwira ngo nta kibazo cyo tuzabivuganaho. Mu gitondo nka saa 1 umugabo amamagara video call. Man, ibintu abadamu bari kuvuga byo guhamagara video call sha iyo ngeso niye pe. Arahamagara wagira ngo nakazi yafashe. Umugabo arampamagara ndabyuka hari nka saa 9 mu gitondo ntarabyuka mitambyuka nambara igitenge nicara muri salo ndamwitaba kuko mu cyumba cyanjye ntago nkunda mu rumuri. Arambwira ngo wawe ngurasaniza ngo wanyeretse ngo mu cyumba cyawe ndamubwira what ngiye mu cyumba cyanjye dushaka kurira mu cyumba cyanjye so arebe ngo nyine ngo umenye ahantu ngurara. None icyo kintu cyo kubwira abakobwa bose ngo azabana nabo cyo kuzereka nkubwira akintu kuri ko Imana yo mu ijuru Imana izaguhana. Arambwira ngo rega ngo nta wamenya ngo nabo umugabo wawe. Ndambwira se sha umugabo wanjye wa muntu we nanjye ko byanyobereye naha wandetse koko. Nani impamvu nge namubwiye gutyo nsa n'ubyitarutse nabyo bifite impamvu yabyo. Ngo impamvu namubwiye gutyo nimbyitaritse amubwira nti ntago byakunda ko nabana nawe. Nubwo twabivuze ko nabana nawe nabubwiye nti wapi rwose ibyo nise nabijyamo. Gute se agatsimbura Papa Sava se man afite ikintu cyitwa ubuhehesi ngenda bivuga mu mazina ya afite ikintu cyitwa uwo mukobwa wanjyanyeyo yanjyanye yambwira ko akunda pasiteri. Ari kubyumva? Arambwira ngo akunda uriya mu pasiteri ngo yakora igishoboka cyose akabana nawe.
ndavuga se niyo umukobwa akunda umuntu je nanjye ntabwo nari nzi ko iyo pastor atagira umugore nari nzi ko agira umugore banavuga ko niba umugore waba muri Canada ibintu nk'ibyo ntazi ibyo ari byo abantu mutapinge screen umugabo nyine ambwiye abantu mutapinge screen mwandike mu topic kugira utaza kumanuka hanyuma ndabasaba ngo mutapinge mukande kuri hati nk'ibisanzwe ase mwabaye muti do it twagiye fungura mic yawe Mama Sava ariko mutapinge noneho njye nyine nsa n'ubyikatse ubwo ni muri gitondo ari kumbwira ngo nimwereke mu cyumba cyanjye ngo nimwereke amabere yanjye ndangasharika nkubwira ntago njyewe imyaka mfite n'ibyo bintu uri kuvuga bihushye yarakubwiye umwereke ngo mwereke amabere yanjye ndanga ntago ibyo bintu bihuye pe rwose ntago ibyo bintu bihuye man Godfa ejo nzaguhereza message zose zuriya mugabo kandi tubiye arahamagara hano mwiye ko ntabwo mwandikira nyine ndakwereka mesa ejo nibwo nzazikwereka ko ziri mu yindi telefone okay ibyo twandikiranye hatazanagenda agafata ibinimero akandika amazina yanjye akambeshyera kandi arabeshya shaho uwo mugabo arabeshya n'ibintu byose yavugaga abeshyeraga abo bana kandi noneho si n'ubwa mbere uwo mugabo mwumvishe mu bintu byo gushaka kubona ibitsina by'abantu abagore bose bajya gusengerayo hariya abenshi noneho sinzi umuntu wamubwiye ko ari mwiza I'm sorry kubivuga sinzi umuntu wamubwiye ko ari mwiza ngo aziko abantu bose bamushaka nshuti yanjye ntago abagore bose bagushaka ikindi uraciriritse sinjya ndya imboga njye ntawe ntaha muzuru rye nakubwiza ukuri bikarangirana mumubwire yuko abagore tutamukeneye ikindi ko yamaze kumenyekana ibyo nibyo kwirwa yitwaza ngo ni umukozi w'Imana ashaka kubona buri mugore wese se we abatekereza ko ari umukozi w'Imana twahuye nayo wenyine Roza njyewe ndamwiyamye noneho Godfather kankubwira ukuntu umugabo arenseriye iriya video yose imaze gutrendinga kuriya bimaze kujya hanze abantu munabimenye ko iriya video yakozwe mu kwa 12 nibwo yasohotse imenyekana mu kwa 5 kundi mwaka nibwo yagiye hanze arangije antuma abanyamakuru ngo ampe miliyoni 2 ngo ngende mvuge ko iriya video nta kintu ntwaye iriya mwabonye yasakuza abwira abantu bose ngo Papa Sava azabana na Mama Sava bro niyo nabana na Papa Sava ntago ari wowe byacaho Imana ihuza abantu ikamenya uko ibahuza ntago ari ngombwa ngo uzumanure ngo nzabana na runaka ikindi kandi ntago bizi neza niba nshaka umugabo usanga ari n'umutinganyikazi wasanga wenda nanakunda gusasa ibyo ntago nkunda abakobwa bagenzi banjye nkunda abagabo ariko ntago nje nta rush mfite yo gushaka umugabo nta n'uwo nkeneye ko amumpanurira ibyo bintu rero byo gushaka gufata abana b'abakobwa akabagira ibikoresho bye uriya mugabo wa mugabo reka nkubwiye ntago ku izina ry'ubupasiteri niba uri pasiteri nenze uko n'itorero ari irye si irye aho yiyitirira amatorero ataraye usoza ufite umunota umwe njyewe nsoza ndamwiyamye amvire mu buzima umva azace n'ahandi njyewe mana wa mugabo we nta mahane ngira sinjya nanavuga nabi warambabaje wanyiciye akazi ngusabye imbabazi ntuzongere no kuntekereza mu butekereza nunambona mu muhanda ujya ucukwawe ncukwanjye murakoze ndagushimiye aha tuvuye aho ngaho funga mic yawe tuvuye aho ngaho reka nakira umuntu bita yes ndakeka umashije kumva ayo majwi yose ya Mama Sava ni yarari kuri space na Godfather n'abandi bantu batandukanye ni namajwi dukesha Twitter cyangwa dukesha space ya Godfather reka tubanze turebere hamwe ese byatangiye gute ibi bintu byatangiriye mu rusengero
ni inkuru yavugaga yuko mama Sava yahanuriwe kurushinga na papa Sava. Byaragiye biba inkuru koko. No kuvuga ngo ibiganiro byari byaryoshye ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'amashusho yari yacicikanye y'iminota 2 n'amasegonda 9 agaragaza Pasiteri Hakimi cyangwa Hakimi Barushimana wo mu itorero rya Blessing i Kanombe ahanurira umukinnyi wa filime Munyana Analisa wamenyekanye nka mama Sava kuzakora ubukwe na Niyitegeka Garatiyani uzwi nka papa Sava. Mbibutse yuko mama Sava nawe yavukiye mu idini rya ADPR ari umuririmbyi ukomeye cyane. Kadukomeze ni inkuru. Aya mashusho yashyizwe ku rubuga rw'itorero tariki ya 29 Ukuboza 2025 ariko yatangiye gusakara cyane ku mbuga nkoranyambaga na mpuza abantu mu ijoro ryo kuri uyu wa kane cyangwa mu ijoro ryo ku wa kane tariki ya 18 Mata umwaka ushize wa 2024. Buri wese atanga ibitekerezo bijyanye nuko abyumva. Mu biganiro binyuranye iri torero ritambutsa ku muyoboro wa YouTube bagaragaza ko habaye ikaze cyangwa bahaye ikaze buri wese mu nzu y'Imana. Ubwo rero iri torero ubwo ryashyiraga hanze ibyaranze iteraniro ryo kuri iyo tariki nyine ya 18 twavuze haruguru, bagize bati ubutabazi bwihuse. Mama Sava n'abandi barenga 20 batabawe n'Imana mu buryo bwihuse cyane. Ngwino nawe urebe. Ngwino urebe nagari ngwino ndebe. Amashusho y'iminota 38 n'amasegonda 30 atangira Pasiteri Hakimi Barushimana hanurira abantu banyuranye barimo n'umugore wari umaze igihe ababara mu myanya y'ibanga. Ku munota wa 7 nibwo yahagurutsaga mama Sava akamubwira ko hari ibintu bikomeye Imana imweretse yari amaze igihe ari kunyuramo bitari byiza ku buzima bwe, birimo no kurya ibiryo akumva arababara mu nda. Mama Sava ati yego nibyo. Ibintu mama Sava yarabyemeye. Banga uyu mugabo asanga iyerekwa ryari iryo. Ubwo turi kubona byaje guhinduka. Reka dukomeze. Papa Pasiteri kujya kuvuga Pasiteri nkavuga papa Sava. Pasiteri Hakimi abaza mama Sava niba yiteguye kumva ibyo agiye kumuhanurira. Mama Sava asubiza ko yiteguye. Hakimi akomeza agira ati Imana irambwiye ngo nyuma y'iyi myaka yose ntabwo urigera ukora divorce kuko ndabona hari isezerano ry'uyu mugabo wawe. Mu gusubiza mama Sava yavuze ko ataratandukana n'umugabo we wa mbere. Twibutse yuko mama Sava hari umugabo yari afite mbere. Ati ntabwo turatandukana yego. Pasiteri Hakimi yahise abwira mama Sava ko binyuze mu ijwi ry'Imana abona ko agiye gutandukana n'umugabo we wa mbere hanyuma agakora ubukwe na papa Sava. Ahantu niho mitangira akabazo kubera yuko iyo umuntu yabanye n'undi Imana iravuga ngo iki Imana yafatanyije ntihakagire ugitandukanye. Ese koko ahangaha Imana yabigiye gutandukanya abantu cyangwa aba bantu batandukana umuntu agashaka undi konzi ko mu mategeko biremera akabaho divorce ariko mu Bibiliya ntabwo ibyemera. Ntabwo yemera ko abantu bashakanye batandukana. Aha niho ntangiye kugira ikibazo. Pasiteri Hakimi yabwiye mama Sava ko Imana imweretse ko namara gutandukana n'umugabo we wa mbere azakora ubukwe bw'icyubahiro. Agira ati Imana irambwiye ngo ugiye gutandukana nawe umugabo, numara gutandukana nawe nkubwire umugabo Imana iri kunyereka. Hari ubukwe bw'icyubahiro bumanutse. Umva ikintu kigutunguye. Papa Sava niwe uzaba umugabo wawe. Hakimi yabwiye mama Sava ko ibyo ahanuye abihagazeho kandi ko Yesu akwiye kwamamara mu mahanga yose. Mama Sava agaragara nk'umuntu utunguwe mu buryo bukomeye, ariko Hakimi amubwira ko Imana yumvishije papa Sava urukundo rwawe. Ati uri umugore mwiza cyane. Yabwiye mama Sava ko Imana imweretse ko mu myaka 2 ishize papa Sava yigeze kumubwira ko amwishimiye cyane. Mama Sava abajijwe niba ari byo yagize ati byarabaye. Nyamara Hakimi ati kugira ngo umenye ko ari Imana iri
kunkoresha yahise agukubita akabizu ko kwitama ngo sheri ntabwo byari muri filime mu izina rya Yesu. Aka kandi yongeyeho ngiye guhagarika mvuga niyo ashobora kuba barabikoze muri filime, ariko ahise avuga ngo ntabwo byari muri filime mu izina rya Yesu, byari ukuri kandi nawe mu mutima wawe urindiriye iryo jambo, tuzagushyingira hano na papa Sava. Reka manze ngaruke kuri iyi point nayo nakomeza kuri iyi nkuru. Uyu mugabo ntabwo byari muri filime mu izina rya Yesu. Kuvuga ngo ntabwo byari muri filime mu izina rya Yesu nuko mama Sava atadusobanuriye ngo tubwire ibi bintu papa Sava uyu muvuga butumwa yamuhanuriye yamukoreye nimba yabimukoreye muri filime cyangwa niba yarayimukoreye inyuma ya filime, kuko yavuze ngo ntabwo byari muri filime mu izina rya Yesu, ngo byari ukuri. Hari ukuntu bashobora kuba bari gukina filime, wenda uyu muvuga butumwa akabona yuko yabikoze, wenda papa Sava akabikora mu rwego rwa filime ariko harimo n'ukuri kuzuye, cyangwa bikaba koko bitari biri muri filime. Reka dukomeze. Pasiteri Hakimi yabwiye mama Sava kujya gutandukana n'umugabo we, hanyuma akarushinga na papa Sava kuko aricyo ategereje. Hakimi kandi yabwiye mama Sava ko bazabyara impanga ebyiri kandi ko papa Sava azamukunda nk'uko bikwiriye, ati mwicecekere gusa Uwiteka agiye kubarwanirira. Inyarwanda dukesha iyi nkuru yabonye aya makuru yizewe avuga ko mama Sava yagiye gusengera muri iriya torero nk'umukristo usanzwe, ariko atungurwa n'inyigisho za Pasiteri Hakimi. Uyu mukinnyi wa filime muri we yanze guhakana ibyo Pasiteri Hakimi yahanuraga imbere y'abakristo ngo mu rwego rwo kutamukoza isoni, ariko iteraniro rihumuje yasabye Pasiteri Hakimi ko amashusho y'ubuhanuzi yafashwe atatambutswa ku rubuga rwa YouTube rw'itorero. Kugeza ubu aya mashusho y'ubu buhanuzi akomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Mama Sava ndamushyiraho icyasha. Gute umuntu azagahanura ibintu wumva ko atari byo ukamufasha kuyobya abantu ngo imbere y'abantu ngo yanga kubihakana, iyo yajya aceceka ko yabyemeraga? Urumva ahantu twahereye hejuru hose babimubwira papa Sava igeze kukubwirira ijambo, yego papa Sava yagukoreye aka kantu, yego yuri kurya ibiryo mu nda, yuri kurya ibiryo bikurya mu nda, yego muri iyi minsi ngo bimeze gutya na gutya, ukikiriza nawe ugakomeza ukikiriza uzi ko uwo muntu ari kukubeshya. Okay, utavuze ngo hoya se ntiwanaceceka, ariko uzi ko ibyo bintu ari kukubwira atari byo, ahubwo ushobora gusanga, reka nongere nsubire inyuma, ushobora gusanga ari agakino iki cyamamare cyari cyateguye, cyangwa mama Sava yateguye na pasiteri ati ndaza kuzoguhanura ibi uze kubyemera, wenda akaba ari byo batemeranyije, akaba ariyo mpamvu yamuvuyeho. Ikindi maje kubona muri iyi minsi nuko abapasiteri bari kwifashisha ibyamamare, bakaba bakora deal, bakavuga bati uraza usengere mu rusengero rwanjye, cyangwa uraza ubatirizwe mu rusengero rwanjye, cyangwa uraza mu rusengero rwanjye nkuhanurire. Noneho nyine babe bameze nk'aho mu mvugo z'ubu bari gufera abantu cyangwa bari kubeshya abantu. Mwabonye ejo bundi Jackie ntiyagiye akabatizwa akavuga ati mbaye umwana w'Imana, ntiyagarutse ari kuvuga ibintu mwumvise mwese, yarangiza akongera akavuga ati ntimuvuge kuri pasiteri wanjye. Ni ukuvuga ngo biriya byose bishobora kuba bikorwa mu buryo bwa business. None birakururanye bigeze muri iyi minsi, byabaye umwaka ushize, muri uyu munsi umva ibyo mama Sava ashyize hanze, umva ibyo mama Sava atangaje ajya agavuga n'uriya mu pasiteri. Aba bantu bafitanye agakungu, ahubwo nuko tutari tubizi. Aba bantu hari umubano bari bafitanye, ahubwo hari ibyo bapfa tutazi, kuko nta kuntu wajya ahantu uhagaze mu bantu ngo umuntu aza kuvugeho ibintu ujye uvuga ngo yego atari byo. Niba utarahakana kuko uri mu bantu benshi, waceceka. Nta mpamvu yo kugira ngo baze bavuge ibi byarabaye, yego tukwice, yego ntiyatari ngaye nguko rero ngibyo by'ikiganiro cya mama Sava na pasiteri, ngaho byahereye bajya guhanurirwa cyangwa bajya kugirana umubano ukomeye cyane, kugeza ubwo bazajya bandikiranwa. Ubwo bari bafitanye amanimero ya telefone, bakazajya bandikiranwa, umwe akabaza undi uko amerewe, akanabwira undi ariko ati wanyerekeye ku mabere nkareba, cyangwa wanyeretse mu cyumba cyawe, n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo.
ariko uyu mupasiteri nyine nk'uko byagiye bigarukwaho ngo akaba ashobora kuba hari ukuntu ajya yizeza abakobwa bitangaza by'uko yazabarongora, nimba azabarongora ab'itorero ryose, nimba bizagenda bite, nimba ashaka kuzuza ibyanditswe muri Bibiliya bivuga ngo hari igihe kizagera abagore 7 bajye baza bati turongore twebwe ibyo tuzarya n'abana bacu tuzabyishakira, nimba agiye kuba umwami Salomo ntawamenya. Ngayo nguko reka tujye tubana amakuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi nk'ibisanzwe. Nitwa Donido Dos, tubana buri gihe, ndabakunda cyane, Imana igikomeza ibandindire.